njye nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza. Nzafata ibimungisha Imana, mbigira impamvu yo kuyegera. Nzaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo w'urugendo. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga, ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Nuko ngihamagara, imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga, ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Ingambi yawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose ihora ari myiza. Amen. Urimo gufashwa? Yego. Tera nka haleluya ebyiri twumve. Haleluya! Amen. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yes, turabasuhuje inshuti, abakunzi bacu, bacuti bacu muri hirya no hino mu Rwanda, mu mahanga ndetse hirya no hino kabisa. Turavuze ngo hello, twari tubakumbuye cyane kabisa. Ngarukanye izindi energy nshyashya zo muri 2026. Hello, mumeze neza? Okay, ngira ngo imbere ya kamera tutizimbye mu magambo nk'uko mubireba, tubazaniye umutumirwa, umuntu ugiye gutangira umwaka mushya kabisa dususurutsa. Umutumirwa udasanzwe. Reka tudatinze mu magambo, dutangire tukwakira, usuhuze abakunzi b'Icyumba TV bakumenye. Ndabasuje mu izina rya Yesu, nitwa Hagenimana Claudine. Ubwo bivuze neza, uri umumama, uri umugabo, ndi umukobwa. Yego. Nyaboneka ugomba kwivuga neza kugira ngo muri aba bacuti baba dukurikiye nihagira nugiriye rekwaze kunyandikira mu gikara mbwire TV. Murakoze cyane. Hanyuma Claudine, uturutse hehe, usengera hehe kugira ngo abakunzi bacu barusheho kukumenya? Yego, murakoze cyane. Sengera kuri Calvary mu izindiro kwa Christophe Sebagabo. Yego. Bivuze ngo uri umukobwa ushima Imana, ukunda Imana, uyisenga unayubaha n'abantu bayo. Yego. Imana ishimwe cyane. Murabyumva abakunzi bacu ko twakiye umuntu udasanzwe hano, ariko tukwakiye hano tujya tubona impano zitandukanye, abaririmbyi, abatanga ubuhamya, abanyamasengesho, ababwiriza butumwa. Mbese mwebwe Imana irakuraritse kutuzaniye, mufitiye impano kugira ngo tube twayisangiza abakunzi bacu? Mfite impano yo kuririmba. Uzi ibintu byo kuririmba cyane. Mana ya Daniel na Isaka na Yakobo, uyu munsi ugaragare ni we Mana. Twagiye ngiye guhita mbadije tukaririmbe nyine kugira ngo twumve koko twagiye. Mana ya Daniel na Isaka na Yakobo, uyu munsi ugaragare ni we Mana. Dirije yagize gutya biba birangiye. Urabizi ibyo bintu, ariko bagira gutya bakanigira gutya. Hari akandi najyaga nkunda kavugaga ngo kavugaga ngo kira Mana wungiriye neza, urakazi. Mana nanjye ndagushima, ntago wandemanya amahembe, twigiraga gutya, cyangwa ngo ndemane umurizo. Wandemye mu ishusho yawe, Mana reka nkucinyira akadiho. Twe n'uturirimbo nyine twagiye twiga muri za Sunday school, twagiye tutimba ku ishuri. Najyaga nkunda kwisanzura. Reka nawe tuguhe umwanya, wenda ugira akarimbo waririmbira nk'abakunzi bacu, cyangwa se ugire akantu wabaganiriza, ubundi dukomeze tubasusurutsa nk'umutumirwa twakiye mu mwaka mushya 2026. Amen. Yes. Reka wenda tukwakire, niba ari akarimbo ushaka wenda waturimba, nanjye ndahari ngo ngufashe. Niba ari ijambo wadufasha ukatubwira, ndahari ngo ngufashe. Umwanya ni wanyu wose, nkuko rwose mwaje mutugana mwisanga. Murakoze cyane.
murakoze. Hari indirimbo ya Papi Clever na Dorcas igifasha ivuga ngo ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo yambereye inkingi nishingikiriza w'amanywa nijoro yakomeje imigomero y'inzuzi z'umunezero wanjye njye nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza nzafata ibimungisha Imana mbigira impamvu yo kuyegera nzaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika erega agakiza kawe Yesu kaminduriye ubuzima wangize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'ibimiga bamwe barunamye baragwa ariko twebweho turemye ibihe bizasimburana bizasanga nkomeye icyiza cy'umunsi mwiza ni ugusigira inkuru ishimwe nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika nayanikawe nagazicuza kugukurikira afite impamvu zibifatika nanjye we ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika erega mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu mana we ibihe byose ihora ari myiza erega mana we erega mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu ibihe byose ihora ari myiza erega mana we erega mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu ibihe byose ihora ari myiza erega mana we erega mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu ibihe byose ihora ari myiza amen urimo gufashwa yego tera nka haleluya ebyiri twumva haleluya amen haleluya Imana ishimwe mfite amavuta amen nuko ndihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye amen Angiko
inzozi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. nakumenye kera ukiri urusoro, ngushyiriraho guhanura karindwi inshuro ibihumbi byinshi, ndakubabariye. Haleluya. Amen. Amen. Mwuka wera manuka manuka, Mwuka wera manuka manuka, Mwuka wera manuka manuka, imitima yaciweho. Mwuka wera, Mwuka wera manuka manuka, Mwuka wera manuka manuka, Mwuka wera manuka manuka, imitima yacikire. Amen. Imana ishimwe. gira ikintu wabwira abakunzi b'icyumba TV. Ikintu nababwira, Imana ishimwe. Amen. Tubanze gushimira Imana yabarinze. Ikindi nababwira ni ukugira ngo Imana ikomeze ibane namwe muri uyu mwaka mutangiye, izabane namwe, izahindura ibyanze guhinduka. Amen. Turabashimiye rero mwari budukurikiye, Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Umutumirwa wacu turamushimiye, uzagaruke kandi. Amen. Imana ibahe umugisha.